Ibihe byiza bene data afite umusaraba reka ngo ikaze wakoze subscribe kuri Iyubahwe TV. Iyubahwe TV ni channel yanyu rero mbabwira ko muzajya mukurikirana umunsi ku wundi. Reka ngusabe wowe wakoze subscribe ukomeze ukore subscribe, ndetse nkubwire ngo nuba utarayikora ufate segonda rimwe uduhereze subscribe. Hanyuma none igitondo cyiza cyane cy'uyu 22 aho nkuzaniye inkuru y'inshamugongo nje kubabwira uburyo ki urupfu ari rubi. Urupfu benshi iyo batekereje ku ijambo urupfu bararutuka, baruvuga amazina atandukanye bitewe n'uburyo uwo muntu ishavu cyangwa se agahinda kari ku mutima we niwe ubivuga uko abishaka. Hanyuma rero nkuzaniye inkuru ndetse ibyutse tugezeho cyangwa se muri uru rukero amasaha saa 9 nibwo inkuru ibyutse itugeraho ku munyamakuru wagiye ubica bigacika mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse uyu ni Jean Lambert Gatare, ndetse ni umugabo wagiye umenyekana mu bitangazamakuru bitandukanye. Uyu Jean Lambert Gatare ndetse aho bivugwa ko yari amaze igihe kirekire yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse akagenda kwivuza uburwayi, ndetse akaba igihe kinini mu bitaro, ariko biza kurangira uyu Jean Lambert Gatare akuwe mu mubiri kuri uyu 22 ndetse wa 2025 muri uko kwezi kwa gatatu. Hanyuma rero uyu Jean Lambert Gatare n'umwe mu bagabo muzi ko bagiye bagaragara ndetse mu gisate cy'itangazamakuru mu bigendanye ndetse na siporo cyangwa se n'abakunda ruhago. Ndetse uyu mugabo tumugarutseho ni umugabo wagiye abica bigacika, aho yagiye ndetse yita bamwe mu bakinnyi amazina, ndetse akagenda ndetse yakwitaga izina ryahitaga rihama, cyangwa se iyo yageraga mu bintu byo gusobanura agasobanura umukino. Abantu benshi ntabwo twakwibagirwa yuko abantu benshi bagiye bakurikirana uyu mugabo, bigaragara yuko uyu mugabo yagiye akora ibintu bidasanzwe. Rero byaje kurangira uyu Jean Lambert Gatare ndetse akuwe mu mubiri. Uyu Jean Lambert Gatare ni urupfu ku bantu benshi rwatunguye, ndetse ni urupfu ndetse abantu benshi byaguye mu matwi, agahinda n'umubabaro birabarenga, ukibaza ngo ese warupfuwe, cyangwa se ndetse hari igihe tuzagira tukavuga ngo mbese warupfuwe, ukunesha kwawe kurihe ubwo tuzaba tumaze gutsinda uyu mubiri na Satani, ndetse tumaze kuva muri iyi si. Ariko kenshi iyo urupfu benshi barwumvise baratinya, abandi bakumva umusatsi worosutseho, ndetse mwemwe mu miryango y'ababuze ababo iyo bamaze kubura uwabo biza kurangira bamwe urupfu barututse bakarwita amazina. Ariko cyane wamara ndetse kumenya amateka y'urupfu cyangwa se uko abagiye batubanze nabo ubwabo bapfuye, bakavuga ngo nubwo umuntu aba yishimye by'iteka aruhutse imiruho n'imihate y'iyi si. Reka rero nkubwire ngo uyu Jean Lambert Gatare ni umugabo wagiye ukora ku mitima ya benshi, cyane cyane yari umufana wa Rayon Sport cyangwa se wakadasohoka wa Rayon Sport, yari umukunzi wa Rayon Sport cyane cyane, aho ndetse yagendaga avuga ngo ndi umufana wa Rayon Sport, cyangwa se ndi umwe mu bantu bakunda Rayon Sport, nkaba nanayitangira rero kuba Rayon Sport. Muze kwihangana, ni inkuru ikomeye cyane, cyangwa se ku banyarwanda ni inkuru ibabaje ibyutse ibigaragara ku binyamakuru bitandukanye, ndetse harimo na Iyubahwe TV. Rero ngibaza ngo ese uyu Jean Lambert Gatare ariho tugiye kugenda tukora hirya no hino dukura tumenya amakuru atandukanye, aho iyi nkuru tuza gukesha ikinyamakuru Igihe, ndetse cyanditse iyi nkuru mu rukerera, ndetse ni Igihe n'ikinyamakuru abantu benshi muzi ko kigenda kibazanira amakuru agezweho, kandi Igihe niho wakura amakuru yizewe, cyane cyane iyo tugiye gusoma mu binyamakuru bitandukanye. Ndetse uyu munsi ibinyamakuru bya Today ndetse byabyutse byandika ino nkuru, ndetse ibinyamakuru bya Iyubahwe TV, ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye, Jajarasi n'izindi nkuru. Ariko bigaragara yuko
iyi nkuru nyine itunguye abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi muri rusange. Rero ukibaza ngo ese uyu Jean Lambert Gatare ubundi yari afite imyaka ingahe, ese yavutse igihe ki, ese yari afite abana cyangwa se umudamu, yari afite umuryango, ukabyibaza ngo ese uyu Jean Lambert Gatare bimeze gute, amakuru ye cyangwa se amateka y'umugabo n'umuryango asize ese bimeze gute. Uyu Jean Lambert Gatare rero nakubwira ngo amateka yo arahari ndetse ibyanyuzemo ni byinshi, ariyo mpamvu nkubwira ngo turaza kugenda dutoza amakuru ndetse hirya no hino tubazanira amakuru atandukanye. Uyu Jean Lambert Gatare rero ku nshuti ze cyangwa se n'imiryango ye ni bamwe bakiriye ino nkuru y'inshamugongo muri iki gitondo, aho byagaragaye yuko iyi nkuru ndetse bamwe ku miryango yabo yaje kugeraho ibabara cyane cyangwa se iterwa agahinda n'uyu munyamakuru wakoreye ndetse n'itangazamakuru ry'igihugu RBA, ndetse ubwo yagiye akora inkuru zitandukanye ndetse n'inkuru ku binyamakuru bitandukanye, ndetse abitwa Bandahiro Valens Papi bagiye batangaza basigaye bakorera Fine FM, ndetse bigaragara yuko uyu munyamakuru ku banyamakuru bagenzi be cyangwa se twagiye twigiraho ibintu bitandukanye natwe bwacu, iyi nkuru iradubabaje cyangwa se iduteye agahinda. Rero reka nshimire umuntu wese wakoze subscribe iyi ni channel yanyu, babwira ngo niba warakoze subscribe uyikore, Imana igumugisha, nawe utarayikora yikore, ubundi ngende nkuzanira andi makuru y'uyu mugabo ndetse uruhutse cyangwa se witahiye. Turaza kugenda mu kanya tubagezaho amakuru ndetse n'ibigendanye n'uburyo ki gomba kugera muri iki gihugu cy'u Rwanda akaba yashingurwa, ndetse tugomba kugenda tuzana amakuru atandukanye. Reka mbashimire mwebwe mwakoze subscribe, murakoze.